hari imbyaro rero ugeramo muganga wazimubwira akumva ibyo uri kumubwira atari ibintu biryoshye. Rero Imana ibyo ngibyo nabyo irabizi, kuko ku mwana wa gatandatu muganga yarambajije ngo ugiye kubyara umwana wa kangahe, ndamubwira ngo ni uwa gatandatu. ngo ubu ufite ibikoresho, ndabifite. Ambaza ibyo mfite byose, ndamubwira ngo ndabifite, ntahubwo ngirira bwangu ndumva umwana yaje. Arambwira ngo ngiye guhaguruka, ninsanga ibyo umbwiye atari ukuri ntabwo nongera guhaguruka ukundi. Urumva ko yarahise ko azabiranwa n'uburakari. Arambwira ngo iyaba byashobokaga ngo ngewaho kugira ngo mbigishe abantu nkamwe najya mbafunga. Ariko nge narindi kubise ntago ibyo nabyitayeho. Imana yaramfashije ako kanya mpera ko ndabyara. Ntabwo byari ibintu bikomeye cyane, Satani yamukoreyemo nkoreramo ibintu bibi byatumye mara amezi 6 mva ndakama. Mu buryo bwo kubana n'Imana, se mwemera ko Imana ivuga? Haleluya. Mu buryo bwo kubana n'Imana kwanjye ku giti cyanjye, umunsi mbyara ni nawo munsi Imana imbwira izina ry'undi mwana nzabyara n'igitsina cy'undi mwana nzabyara. Ni Imana ibimbwira ngewe. Nari ngiye kubyara umwana wa 9. Muganga arambwira ati rero ugende wihangane umare imyaka 3 utari wongera gutwita, bizagufasha. Ariko cyakoze uyu munsi ndi muri riteraniro, Imana yambwiye ngo ni hari igihe uri kumwe n'Imana wakwinyeganyeza gutya ukumva uri kwikubita akaboko, warambura akangaka ukumva uri ugakoza ku Mana, wagira umutwe gutya ukumva wegamiye Imana, wakunama ukumva uri kumwe n'Imana. Ariko reka mbabwire, iyi Mana hari umunsi uyishaka ukayibura, ukanatekereza ko hari utigeze ubana nayo. Yesu nashimwe. Shimiye Imana umutima wanjye, ndumva nuzuye amashimwe menshi. Ndumva nuzuye amashimwe menshi ku buryo asa namfunze nkaba nk'ikiragi nkabura icyo kuvuga kubera amashimwe. Haleluya. Muri uku kwezi kwa 12 tugezemo ni ibihe byo gushima Imana, kandi ni nayo magambo yuzuye mu mitima y'ukijijwe n'udakijijwe. Huzuyemo amagambo yo gushima Imana, ashimira Imana ko yamurinze kuva mu kwezi kwa mbere kugera muri uku kwezi kwa 12. Haleluya. Niyo magambo yuzuye mu mitima yacu twese tuvuga gukomera kw'Imana. Byambereye rero intambara ikomeye, uko ijambo Imana yampaye kuvugira muri riteraniro ritandukanye nibyo natekerezaga cyangwa se nibyo namwe mutekereza byo gushima Imana. Ariko Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, nibutse umurimo w'intoki zawe, Mana nkuramburiye amaboko. Mana ishimwe. Tinza y'ibiganza uramburira Imana amaboko, uyishimire iby'imbaraga yakoze, uyishimire ineza yayo, uyishimire imbabazi zayo, uyishimire urukundo rwayo rwinshi. Haleluya. Muririmbyi yaravuze ngo byavuye se kuki? Byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nari mbabwiye ngo Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Muri Covid Imana yatugiriye neza. Imana yaratugaburiye mu buryo butangaje. Imana yakoze ibikomeye byinshi tutabasha kurondora. Haleluya. Imana yatugiriye neza mu buryo budasanzwe. Imana ishimwe. Nabonye mugenzi wanjye ashima avuga ngo muri Covid bagiye kubyara ngo bagenda n'amaguru ahetse n'umwana. Haleluya. Nanjye nabyaye muri Covid, ariko Imana yabanye nanjye. Imana yangiriye neza, ntago nagiye n'amaguru, yankoreye ibitangaza bidasanzwe. Haleluya. Numvaga ntazi kiri bukoreke nuko biri bugende, ariko mfata ibihe byo gusenga. Mu kwezi kwa 2
nagombaga kubyara ari mu kwezi kwa kane, ari mu kwezi kwa gatatu kuri 14, ntekereza ko ari bwo covid yageze mu Rwanda. Icyo gihe rero nari ntwite ariko nitegura kubyara mu kwezi kwa kane. Numvaga uko biri kose nta bidasanzwe, numvaga mfite ibyiringiro, numvaga nizeye Imana. Nari ngiye kubyara umwana wa 9 ariko nkumva nizeye Imana. Ku mwana wa 8 nari nagize ibibazo bikomeye, nabyariye CHK, tansiyo irazamuka, namaze amasaha menshi nahumye ntareba, ariko ubwenge nkumva bukora ariko nahumye. Nkimara kubyara bitewe nuko byari bigenze, Imana ibana nanjye. Muganga arambwira ati rero ugende wihangane umare imyaka 3 utari wongera gutwita, bizagufasha. Ariko mu buryo bwo kubana n'Imana, se mwemera ko Imana ivuga? Haleluya. Mu buryo bwo kubana n'Imana kwanjye ku giti cyanjye, umunsi mbyara ni nawo munsi Imana imbwira izina ry'undi mwana nzabyara n'igitsina cy'undi mwana nzabyara. Ni Imana ibimbwira ngewe. Haleluya. Cyakoze uyu munsi ndi muri riteraniro, Imana yambwiye ngo ninjye uringanije ibihe byawe byo kubyara, uburyo bwawe bwo kubyara ninjye uburinganije. Imana ishimwe. Rero ntago byari byoroshye kuko hari ibyo muganga yarambwiye, hari n'ibyo n'Imana yari yambwiye. Impamvu muganga yarabimbwiye nuko nabyaye mu buryo budasanzwe. Haleluya. Arambwira rero ngo mfite ikibazo gikomeye gishobora gutuma nongeye kubyara byihuse, nagira ikibazo. Noneho ngeze mu rugo ndasenga, nizera Imana, ndayiringira, ndavuga ngo Mana nzakomeza kubana nawe kuko ntigeze mbona unkoze isoni. Imana irabyumva. Hashize amezi 7 ndatwita. Maze gutwita, ubwo rero igihe cyo kubyara cyageze, ari cyo gihe muri covid. Ntago rero byari byoroshye, ariko numvaga muri ngewe nta bwoba mfite. Nafashwaga n'indirimbo Tasiye yaririmbye ivuga ngo nahataraho uzahangeza mwami, aho wankuye niho hari habi, ibyo wibwira kungirira ni byiza ntawagukoma mu nkokora. Kayiririmba nkumva ndakomeye. Ariko mu kwezi kwa 2 Imana yari yambwiye ngo nitegura uruhinja, ngende ngura ibikoresho, ngende ngura imyenda, ibikenewe byose ngende mbigure, ari mu kwezi kwa 2. Haleluya. Rero ubu hariho ikibazo cyangwa se hari icyo nge nahuye nacyo ne kukitirira abandi, cyo kugera kwa muganga ugiye kubyara, muganga kubaza ari imbyaro ya kangahe. Hari imbyaro rero ugeramo muganga wazimubwira akumva ibyo uri kumubwira atari ibintu biryoshye. Rero Imana ibyo ngibyo nabyo irabizi, kuko ku mwana wa 6 muganga yarambajije ngo ugiye kubyara umwana wa kangahe, ndamubwira ngo ni wa 6. ngo ubu ufite ibikoresho? Ndabifite. Ambaza ibyo mfite byose, ndamubwira ngo ndabifite, ntahubwo ngirira bwangu ndumva umwana yaje. Arambwira ngo ngiye guhaguruka, ninsanga ibyo mbwiye atari ukuri ntabwo nongera guhaguruka ukundi. Urumva ko yarahise ko azabiranwa n'uburakari. Arambwira ngo iyaba byashobokaga ngo ngewaho kugira ngo mbigishe abantu nkamwe najya mbafunga. Ariko nge narindi kubise, ntago ibyo nabyitayeho. Imana yaramfashije ku kanya mpera ko ndabyara. Nabwo byari ibintu bikomeye cyane. Satani yamukorera ibintu bibi byatumye mara amezi 6 mva ndakama, ariko Yesu arankiza. Amen. Ntago numva nshaka kuvuga ibintu byo gushima kuko ngira ibintu byinshi kandi nabwo nkagira umwanya mukeya. Ariko nashakaga kugira ngo mbereke igitangaza Imana yakoze muri covid. Haleluya. Rero muri covid icyo gihe kuri uwo mwana wa 9 numvise ntafite ubwoba, kuko ibyiringiro nari mfite. Imana yari yambwiye ko ntwite umwana w'umukobwa. Ntabwo ari kenshi numva ntekereza guca muri ekogarafe kubera ko amakuru mbanyafite. Ubundi umuntu ajya guca muri ekogarafe akeneye amakuru, akenshi amakuru mbanyafite. Nari mbizi ko ntwite umwana w'umukobwa witwa Esteri. Nari nzi ko nzamubyara rero, kuko ntago Imana yari kubimbwira ntazamubyara. Impamvu yamumbwiye ikambwira igitsina, ikambwira n'izina,
nuko nari buzamubyare, numvaga mbyiringiye. Tugeze mu kwa kabiri irambwira ngo ningura imyenda y'umwana, ndayigura, ngura ibikoresho ngomba kugura. Ubwo covid yaje, nge nta kibazo cy'imyenda mfite, hari abagize ibibazo babura aho bagurira imyenda, ngewe imyenda nari nyifite. Cyane kwari kugira ngo Imana izibe cya cyuho cy'ibyo nkunda guhura nabyo, bimbaza ngo ariko ubwo ugeze kuri uyu mwana ubu ufite ibikoresho. Haleluya. Ariko nari mbifite mu izina rya Yesu. Nahamagaye umuntu rero, niriwe mu rugo uwo munsi ndi bubyareho, numvaga umubiri nyine utameze neza, mfite ibimenyetso byo kubyara. Noneho bigeze nimugoroba mpamagara umuntu ngo tujyane kwa muganga, yari umuturanyi wanjye, nimba yari afite uruhushya simbizi, gusa naramuhamagaye ndamubwira ngo ngwino tujyane kwa muganga. Arambaza ngo se ni kwa muganga he? Nti ni Kacyiru. Ati ngaho sohoka. Pera ko ndasohoka, aranjyana angejejeyo, pera ko mbyara. Uwo mwanya muto cyane rwose, kuko nageze ku marembo ndi hafi yo kubyara. Muganga ambwiye ngo nurire ku gitanda, umwana ahise avuka. Nuko nabyaye mu bitangaza, ntago byari bikomeye. Maze kubyara, mujye mugira neza. Maze kubyara, umubyeyi wari umperekeje, ubwo umugabo wanjye ahise ko agaruka, kuko nta kindi cyari bumukure Kacyiru mw'iryo joro, hari mu masaa 6 z'ijoro. Yahise kagarukana na wa mugabo wari utujyanye. Umumama twari dusigaranye yarafite uruhinja rw'amezi 6. Bahita ko bamaze kutuvaho, bahita baramuhamagara ngo umwana yarize cyane. Ako kanya haza umuntu aravuga ngo Ena, Tikarame, ni wowe? Nti ni ngewe. Wabyaye? Nti nabyaye. Oh, ni byiza cyane. Ako murebye mbona sindi kumenya izina, ariko nari bisura nkamenya n'umwana wo kwa runaka, bitewe nuko ababyeyi be nari mbazi. Nari muherutse kera rwose, umuntu nari mperutse ari kwiga mu wa 3 wa primaire, tukabona na yararangije secondaire na kaminuza, nakora, yarashyingiwe, yaranabyaye. Urumva hatari kera. We yaranzi, ariko ngiye ntago nari muzi n'izina rye, sinari ndizi. Arambaza ngo se ubu umubyeyi wabyaye turamuha igikoma kingana iki? Nti ni cyinshi. Nti umuha igikoma cyinshi. Nti ngaho mbwira nimero ya telefone. Anshyiriraho amafaranga. Arambaza ngo se nta kindi kibazo ufite? Ndamubwira ngo nta kindi kibazo mfite kiretse uyu mubyeyi wasize umwana. Aravuga ngo nawe naze, mfite imodoka, mujyane. Mutaha henda hamubwira. Aramuzana. Sigara kwa muganga ndi kumwe na Esteri, n'Imana yanjye ivugana nanjye. Imana ishimwe kuko ibyo yabikoze. Kadusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Reka dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 19, dusome ku murongo wa 5 tugeze ku murongo w'8. Amen. Turi mu nzu y'Imana, kandi mbibutse ko mu nzu y'Imana hari ibyo kurya byinshi. Hari ibyo kurya byinshi. Buri muntu wari we wese agomba kurya ibyo abashije. Uyu mwigisha uvuyeho watubanjirije, hari iby'Imana yamunyujijemo, hari byanyujije muri Sharire, hari byanyujije no mu baririmbyi, hari byanyujije no mu bandi bantu baciye imbere zacu. Ariko buri muntu wese agomba kurya kandi akaryoherwa. Amen. Gitabo cya mbere cy'Abami, ibice byaho 19 ku murongo waho wa 5 tugeze ku murongo wa 8. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu, arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukomaho, aramubwira ati byukurye, byukurye. Arakanguka, abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukomaho, aramubwira ati byukurye, kuko urugendo ari runini, rukugoye, rugukomereye. Nuko arabyuka, ararya, aranywa. Iyo nda ayigendana iminsi 40 n'amajoro 40, agera
Ihorebu ku musozi agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Amen. Aya ni amagambo y'Imana tumaze gusoma, ariko ni inkuru ivuga ku mugaragu w'Imana Eliya. Haleluya. Umugaragu w'Imana Eliya yagiriwe ubuntu bwo gukoreshwa n'Imana, yagiriwe ubuntu bwo kubana n'Imana, akorana n'Imana mu nzira zikomeye n'inzira zoroshye. Ariko tugiye kuvuga gato cyane mu buryo Imana yabanye nawe, cyane cyane tugira ngo tubwire imitima yacu n'ubugingo bukomeye cyane. Imana ibana nawe mu gihe cy'inzara, mu gihe cy'amapfa, imuyobora ahagomba kujya n'ahagomba kuba akabona ibyo kurya. Muri ibyo bihe Imana ibana na Eliya, arema ibyo kurya akoresheje umupfakazi biremera. Haleluya. Imana ikorera muri we, imuremera ibyo kumutunga, kuko yari imaze kumuha icyerekezo. Imubwiye ngo noneho genda ujye i Sarefati, urahasanga umupfakazi, niwe nagetse kugutunga. Icyo gihe Imana ibana nawe, kandi Imana iramufasha, imugirira neza. Ibana nawe mu nzira z'uburyo bwinshi butandukanye. Imana ibana nawe umunsi yahuraga na Ahabu, abona imbaraga zo kumubwira ati ntabwo ari njyewe watumye imvura ihagarara, ahubwo ni wowe n'inzu ya so. Imana imuha izo mbaraga kandi ibana nawe, aratinyuka imbere y'umwami arabivuga. Imana ihagararanye nawe. Imana ishimwe. Imana ibana nawe, asaba umwami, aramubwira ati nyemerera kugira ngo bimenyekane Imana nyamana. Eliya arasenga, Imana ikora igitangaza gikomeye. Abahanuzi ba Bayali batangiye kuva mu gitondo kugeza ku gicamunsi bahamagara Bayali ntiyaza. Ubwo bwari ubutware, zari imbaraga, bwari ubushobozi bwari muri Eliya. Imana ikorera muri Eliya, ibana nawe icyo gihe. Imana ishimwe. Imana ibana na Eliya ku isaha yo gutamba igitambo. Haleluya. Imana ibana na Eliya ku isaha yo gutamba igitambo. Aravuga ngo Mana ya Isaka na Isiraheli, uyu munsi wa none bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cy'ingwi n'amabuye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Biramenyekana ko Imana ya Eliya ariyo Mana. Cyo gihe Imana yari ihagararanye nawe, kandi yayireba akabona ihari. Haleluya. Hari igihe Imana ibana nawe mukabana, wajya uhumeka kumva Imana irahari, ukavuga ati Imana ishimwe. Haleluya. 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 Ukumva Imana irahari. Hari igihe ugenda ukagendana n'Imana ukumva Imana irahari, wakandagira ukumva Imana irahari, bikaguhesha gukomera, bikaguhesha no kurema. Twigeze duhura n'umuntu umwe aratubwira ati narinje aho musengera kugira ngo musengere umwana wanjye yarwaye amaso y'umwana yari yabaye nk'yasohotsemo gutya. Ati dore bumvuye kwa muganga kuri hopitali, ati baransezereye, babuze ikintu bakora. Umwana amaze igihe kingana gutya ameze arembye, kubera ko icyo gihe Imana yari ihagararanye natwe. Umwe muri twe aravuga ngo mbese urashaka ko uyu mwana wawe akira? Ati rwose ndashaka ko akira. Ati nta mpamvu yo gusubira mu cyumba ngo dusenge, umwana wawe arakize mu izina rya Yesu. Ako kanya amaso arakira. Haleluya. Hari igihe uba uri kumwe n'Imana wakwinyeganyeza gutya ukumva uri kwikubitaho akaboko, warambura akangaka ukumva uri ugakoza ku Mana, wagira umutwe gutya ukumva wegamiye Imana, wakunama ukumva uri kumwe n'Imana. Ariko reka mbabwire, iyi Mana hari umunsi uyishaka ukayibura, ukanatekereza ko hari utigeze ubana nayo.
Mana ishimwe, Mana ishimwe. Nagiye mvuga nihuta cyane ntarambura inkuru bitewe n'iminota mikeya mfite, ariko nagira ngo mbabwire ngo igihe cyarageze Imana ibana na Eliya mu buryo bukomeye, bwa bundi twumva tugahera ko twizera. Umuntu uvuga ngo abantu 50 nibapfe atabakozeho umuriro numanuka ubatwike bikaba. Umuntu uvuga ngo imvura nihagarare nizongere kugwa kugeza igihe nzategekera, ibyo bintu bikaba. Umuntu uvuga ngo nikime n'igikame nikime kigakama. Mana yanjye, urumva ataragiraga gutya Imana kumva ari kugenda ayivurugutamo. Haleluya. Ariko reka mbabwire umunsi umwe, uwo munsi niwo nshaka ko tuvugaho gato cyane. Tekereza ko na ya minota nababwiraga irangiye. Uwo munsi, umunsi umwe yarabonye Imana ibana nawe, yaraganiriye n'Imana, yaravuganye n'Imana, yaragiranye ikiganiro kirambuye n'Imana. Hari n'ibyo yategetse atagombye kubibaza Imana, irabishyigikira irabikora. Ariko umunsi umwe yumva inkuru y'umugore witwa Yezebeli, ko yavuze ngo aba bahanuzi wishe uyu munsi wa none, ubugingo bwawe nibudahwana n'ubw'aba bahanuzi wishe none, Imana zizabimpore. Ibyo bintu arabyumva, umubiri urabyumva, imbaraga ziba nkeya, aracogora, atangira gutekereza ati ubu nanjye ndapfuye birarangiye. Ariko yibagirwa ko yavuze ngo imvura nihagarara igahagarara. Yibagirwa ko yavuze ngo Iserefati nihaboneka ibyo kurya bitari bihari. Bari bageze ku munsi wo kuvuga agafuka nyuma bagapfa, bakakarya bakipfira. Akavuga ngo iyi merezo nizongere kubura nk'amavuta, iki kibo nizongere kubura mwifu, bigakunda. N'ibindi byinshi Imana yari yaramukoresheje. Uyu mubiri ni umunyantege nke, Eliya arabyibagirwa. Aravuga ati ye baba we ndapfuye birarangiye. Atangira gutekereza uburyo agiye kugwa mu maboko ya Yezebeli. Aratangira gutekereza urupfu rubi agiye gupfa. Uko mbitekereza mu bwenge bwanjye, ahari yashatse ya Mana yajyaga yigaraguraho amera nk'uyibuze. Ashaka ya Mana yaramburaga akaboko gutya amera nk'uyibuze, ngo niyo mpamvu yigiriye inama yo guhaguruka ngo agende urugendo rurerure, agera nawe asiga umugaragu we, ngo aragenda amara iminsi agenda, ngo ajya kuryama mu ishyamba munsi y'igiti cy'umurotemu. Imana itugirire neza, ariko aho naho Imana ishimwe ko yahamusanze. Haleluya. Aha niho tugiye gutekerezaho, aha niho tugiye kuganiraho. Aha hantu Eliya yagiye niho uhagaze kuri iyi saha, kuri uyu munota, muri uyu mwanya, muri iri teraniro. Wowe uteze amatwi wumva ijambo ry'Imana, aha niho Imana yambwiye uhagaze, kuko wamaze kwibagirwa iby'imbaraga Imana yagukoresheje. Wamaze kwibagirwa iby'Imana yakoze ureba n'amaso yawe. Wamaze kwibagirwa iby'Imana yaremye bitariho ukabibona n'amaso yawe. Wabyibagiwe, ahubwo wafashe urugendo wagiye kuryama munsi y'ibikwica. Niko witekereza, niko wibwira. Ariko umva ijambo ry'Imana ngo Imana yohereza marayika aramusanga, ngo asanga aryamye yasinziriye. Aramubwira ngo Eliya byukurye kandi unywe, kuko urugendo ni rurerure. Imana ishimwe, kandi urugendo ruragukomereye, ariko byukurye. Uru rugendo ruragukomereye, ariko Imana iravuze ngo byukurye kandi unywe, kuko urugendo ari rurerure. Imana ishimwe,
Imana ishimwe ko itazadusiga, Imana ishimwe ko itazaduhana, Imana ishimwe ko iduhetse ku mugongo. Nubwo hari ibitwibagiza amasezerano, ariko Imana iri kumwe natwe. Igeze ibwira Yosuwa, iramubwira ati rero ntutinye, kuko nta muntu uzarinda guhagarara imbere, kuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Ariko iramukomeza, iramubwira ngo sinzagusiga kandi sinzaguhana. Imana ishimwe, uyu munsi ntabwo ari Yosuwa ubwirwa, ahubwo ni wowe. Byuka urye kandi unywe, kuko urugendo ari rurerure. Ibuka bya bindi byose warebesheje amaso, ibyo Imana yakoze kuri wowe no ku bandi. Ibuka bya bindi byose Imana yagukoresheje. Wikomeza kuryama, wisinzira, ahubwo byuka urye kandi unywe, kuko urugendo rugukomereye kandi uru rugendo ni rurerure. Imana ishimwe, ntabwo tuzagwa mu nzira, ahubwo Imana itugarutseho kugira ngo yongere idukomeze. Ntabwo tuzagwa mu nzira, ntabwo tuzicwa n'umurotemu, ndabarahiye, ahubwo Imana itugarutseho uyu munsi kugira ngo twongere turye, twongere turye kandi twongere tunywe. Ngo akimara kubyuka, ngo yararebye ku musego, ngo ahabona umutsima. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo ahabona umutsima utazwe ku makara, ngo abona n'agacuma k'amazi. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nguyu mutsima watazwe ku makara, nguyu mutsima watazwe ku makara n'ijambo ry'Imana. Ngaka gacuma k'amazi n'imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya, haleluya. N'imbaraga z'Umwuka Wera zirya twasabye kuva mu gitondo. Imana ikohereze gutabarwa kuva i Siyoni. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ya minota yarangiye, nimuhaguruke dusenga Imana. Haleluya, haleluya. Byukurye, byukurye, kuko Imana yabanye nawe, yabanye nawe mu myaka yashize. Imana yagukijije indwara ikomeye, Imana yakijije indwara ikomeye umuntu uzi, uwo muziranye, uwo warebye, uwo wabonye. Imana yagaburiye abantu bireba, Imana yishyuriye abantu bireba, Imana yabesheje mu mazu abadafite shinge na rugero ubireba. Bimwe na bimwe byakubayeho, Imana yambitse abantu bireba, Imana yishyuye karedi ubireba, Imana yakijije abantu cyamunara ubireba. Haleluya. Imana yakoze imirimo, Imana yahaye abantu agakiza ubireba, Imana yahaye abantu iby'umwuka n'iby'umubiri ubireba. Kandi nawe hari ibyo yagukoresheje muri ibyo, ariko amagambo wumvise, iterabwoba rya Satani ritumye uryama urasinzira. Ariko Uwiteka nyir'ibihe avuganye nawe uyu munsi ngo byuka urye kandi unywe, nubwo urugendo rugukomereye. Imana iri kumwe nawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Byukurye, byukurye kandi unywe. Haleluya. Byukurye, byukurye, byukurye kandi unywe, kuko urugendo rugukomereye, ariko Imana ikugarutseho. Imana ishimwe. Habwa icyubahiro Kristo, habwa icyubahiro kuko ugarutse kuri Sejemu. Habwa icyubahiro kuko ugarutse kuri aba bagabo bari basinziriye, basinzirijwe n'ibibazo byinshi bitandukanye, basinzirijwe n'ibigeragezo byinshi bitandukanye, basinzirijwe n'amajwi y'iterabwoba ayo bagiye bumva ababwira ngo murapfuye, murapfuye, ababwira ngo ntimuzamara uyu mwaka, ababwira ngo mukozwe n'isoni birarangiye, ababwira ngo ntawe kubarengera uhari, ababwira byinshi bitandukanye. Ariko ni wowe wiyiziye, ni wowe wohereje imbaraga, ni wowe wohereje umutsima, ni wowe wohereje amazi. Haleluya. Ni wowe ubwawe Kristo, debone ontezema. Ni wowe Kristo, ni wowe utabaye uyu mugabo, ni wowe utabaye
utabaye umubyeyi, ni wowe utabaye umukobwa, ni wowe utabaye umusore, ni wowe ubabyukije, ni wowe ubahaye umutsima, ni wowe ubahaye amazi, ni wowe ubakomeje. Turagushimiye rero, duhagurutse tugushimira, duhagurutse tugushimira, duhagurutse tugushimira ko no mu ntege nkeya zacu ukoranye natwe, ugendanye natwe, ubanye natwe. Haleluya! kandi uzakomeza kubana natwe kugeza ku iherezo, kuko wabanye na Eliya kugeza ku iherezo. Ukorana nawe, uvugana nawe, yongera yumva ijwi ryawe, uramubwira, uvugana nawe, uganira nawe, uramubwira ngo genda wimike umusimbura, kuko wari umugarutseho bundi bushya. Mana ishimwe, Imana ishimwe. Urakoze, urakoze, urakoze kutugarutseho mu izina rya Yesu. Hanyuma tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo tuzagera mu ijuru. Haleluya, tuyihe icyubahiro. Tuyiramburira amaboko, tuyihe icyubahiro. Yiramburira amaboko, uyihe icyubahiro, n'Imana iragikwiriye. Haleluya. Tuzagera mu ijuru, tuzagera mu ijuru, kubw'imbaraga z'Umwami Imana ishobora byose. Tuzagera mu ijuru, tuzagera mu ijuru, tuzagera mu ijuru, kubw'imbaraga z'Umwami Imana ishobora byose. Tuzagera mu ijuru. We mutima uhagaze utakaje ibyiringiro, garura kwizera kwawe ku Mwami Yesu. Ntiyirengagiza abantu bamutakira, haba ku manywa ndetse na nijoro. We mutima uhagaze utakaje ibyiringiro, garura kwizera kwawe ku Mwami Yesu. Ntiyirengagiza abantu bamutakira, haba ku manywa ndetse na nijoro. Tuzagera mu ijuru, tuzagera mu ijuru, kubw'imbaraga z'Umwami Imana ishobora byose. Tuzagera mu ijuru, tuzagera mu ijuru, tuzagera mu ijuru, kubw'imbaraga z'Umwami Imana ishobora byose. Tuzagera mu ijuru. Tuyiramburira amaboko abiteguye kuzajyayo. Teraniro ryose tuyiramburira amaboko, abumva Imana tuzamure. Haleluya. Gira gutya, gira gutya, gira gutya. Wahuye n'ibibazo ndetse n'ibigeragezo, ushakisha ubufasha ku nshuti n'abavandimwe, ubura n'umuntu n'umwe wamutayeho, ariko humura Umwami Imana kugarutseho. Ugiye guhagarara uvuga imbaraga ze. Wahuye n'ibibazo ndetse n'ibigeragezo, ushakisha ubufasha ku nshuti n'abavandimwe, ubura n'umuntu n'umwe wakwitayeho, ariko humura Umwami Imana kugarutseho. Ugiye guhagarara uvuga imbaraga ze. Tuzagera mu ijuru, tuzagera mu ijuru, kubw'imbaraga z'Umwami Imana ishobora byose. Tuzagera mu ijuru, tuzagera mu ijuru, tuzagera mu ijuru, kubw'imbaraga
z'umwami Imana ishobora byose tuzagera hamwe ijuru tuyiramburire amaboko Imana irakwiriye haleluya haleluya turi mu isi dufashe igihe mu ntambara ariko igihe kizagera abera tuzataha twongera tuyiramburire amaboko abumvisha Imana twongera tuzamure haleluya twongere tuyiramburire amaboko irakwiriye ntari umusore none ubundi umusaza sinigeze mbona umukiranutsi aritswe cyangwa urubyaro rwe narwo rusabirize nta mpamvu yo kwihebeshwa n'umwanzi w'amahoro dufite icyizere yuko twanesheje ntari umusore none ubundi umusaza sinigeze mbona umukiranutsi aritswe cyangwa urubyaro rwe narwo rusabirize nta mpamvu yo kwihebeshwa n'umwanzi w'amahoro dufite icyizere yuko twanesheje tuzagera hamwe ijuru tuzagera mu ijuru kubw'imbaraga z'umwami Imana ishobora byose tuzagera hamwe ijuru twese tuzagera hamwe ijuru tuzagera mu ijuru kubw'imbaraga z'umwami Imana ishobora byose tuzagera hamwe ijuru tuzagera hamwe ijuru tuzagera mu ijuru kubw'imbaraga z'umwami Imana ishobora byose tuzagera mu ijuru wahuye n'ibibazo ndetse n'ibigeragezo ushakisha ubufasha ku nshuti n'abavandimwe ubura n'umuntu n'umwe wakwitayeho ariko humura umwami Imana kugarutseho ugiye guhagarara uvuga imbaraga ze tuyiramburire amaboko abantu bizeye ko bagiye kugarukwaho n'Imana tuyiramburire amaboko tuzunguze ibiganza byacu abumvisha Imana duhaguruke tuzamure haleluya y'imbaraga shesakota ongera utere haleluya ntari umusore none ubu ndi umusaza sinigeze mbona umukiranutsi aretswe cyangwa urubyaro rwe narwo rusabirize nta mpamvu yo kwihebeshwa n'umwanzi w'amahoro dufite icyizere yuko twanesheje nkorera nk'abantu batatu mu kiganza babwira ngo Imana ntabwo izareka umukiranutsi wayo uko byagenda kose Imana ntizareka umukiranutsi wayo ongera utere haleluya y'imbaraga sanako pandepa Imana ishimwe Haleluya. Nawayikoreye ngo yikorere amaboko. Haleluya.
ntawagukoreye wikorera amaboko menya yuko ntawaje iwawe ngagenda kakubonye byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana 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 mu gicuku cy'indishyi utinda kwitaba mu rugendo rw'abarushye isi rifata kwitama haba mu bigeragezo yombi ibisubizo zigumira kuwo mutuzo ye nawe ubuziraherezo mu gicuku cy'indishyi utinda kunyitaba urugendo rw'abarushye isi rifata kwitama haba mu bigeragezo yombi ibisubizo zigumira mu wo mutuzo jye nawe ubuziraherezo ntamenye ko ntawagukoreye wikorera amaboko menya yuko ntawaje iwawe ngagenda atakubonye byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana 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 umukobwa wakumenye ni wowe umwambika agakanzu umusore wakuboshye ni wowe umubona isanzu umwanzi aducukurira urwo bari kugaca akanzu hahirwa uwakumenyetera n'uwakaba akikwegera ni wowe utanga urubyaro mu mujyi cyangwa se mu cyaro amazu n'amafaranga n'ibindi bifite akamaro umenya imfubyi n'abapfakazi abashomeri ukabaha akazi ubikora byose nta kiguzi twese waduhaye ubushobozi umukobwa wakubashye ni wowe umwambika agakanzu umusore wakubashye ni wowe umuha umusanzu umwanzi aducukurira urwo bari kugaca akanzu hahirwa uwakumenyetera n'uwakaba akikwegera umenya imfubyi n'abapfakazi abashomeri ukabaha akazi ubikora byose nta kiguzi twese waduhaye ubushobozi umukobwa wakuba
ni wowe umwambika agakanzu umusore wakubashye ni wowe umuha umusanzu umwanzi aducukurira urwo bari kugaca akanzu hahirwa uwakumenye kera nubaka bakikwegera ni wowe utanga urubyaro mu mujyi cyangwa se mu cyaro amazu n'amafaranga n'ibindi bifite akamaro umenya imfubyi n'abapfakazi abashomeri ukabaha akazi ubikora bye nta kiguzi twese waduhaye ubushobozi namenye ko ntawagukoreye ngo yikorere amaboko menya yuko ntawaje iwawe ngataha adakubonye ese ni ku buntu bwawe warakoze Mana yose ni ku buntu bwawe warakoze Mana yose ni ku buntu bwawe warakoze Mana yose ni ku buntu bwawe